Reka mbahe ikaze muri uyu mwanya tugiye kujyamo mwiza kumva ijambo ry'Imana kandi tuha agaciro uha niko gaciro Imana iri buguhe, uha agaciro ibyo ukuramo hanyuma nawe biraguha agaciro mu buzima ugiye kubamo. Hanyuma mbere reka mbanze ndashima Imana ko Imana iduhaye uyu munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Iwongeye ku buzima bwacu, ubwo twari hano hari benshi basohotse muri uyu mubiri, ariko twebwe hari n'abandi bari ahantu badashobora kuza. Hari abandi bari ahantu badashobora kuza hano. Hari umwana umwe baraye bambwiye ufunze ni umwana nagiraga w'umukristo ahantu nayoboye w'inyangamugayo umukristo ariko akaba n'inyangamugayo, ariko baraye bambwiye ngo arafunze. Ntekereza ikintu cyamufunze, ndabaza mpamagara umugore we ndamaze bimeze bitarambwira nyine nsanga no kuba burya umuntu atafungwa nabwo n'ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari ibintu mbese ni inyangamugayo, nubwo afunze n'ubu ndamuhamiriza, nubwo mpamagara no kuri telefone ndabizi ko ari inyangamugayo, ariko arafunze. Kuba twebwe tudafunze dushimiye Imana. Nanone kandi nshimiye Imana ko nongeye kubona mukazana wanjye, umudamu w'umushumba. Uriya mukobwa namuheruka twagiye mu rugo kumusura, yankoreye ikintu cyiza ntabwo abyizi, ariko reka nkivuge atari ku munsi we yapfuye. Abantu nk'ibi ngibi bakunda kubivuga umuntu yapfuye, reka nkivuge noneho wahari ikintu yakoze, kandi yagikoze muri rusange, ariko genda cyakira kuko cyari icyanjye. Hari abantu benshi nyine burya ubwiriza ijambo, ushobora kubwiriza abantu benshi ariko umuntu akumva ijambo rye. Ushobora no guha serivisi abantu benshi ariko umwe akabona mwiye. Twageze mu rugo iwabo, tugiye kubasura, twari benshi, aratugaburira ankorera ikintu cyiza ngiye kubabwira. Nubundi ngiye mu buzima bwanjye n'iwanjye mu rugo nkunda umuntu ungaburira akamvugisha. Na madamu wanjye arabizi, iyo ampaye ibiryo aba ndi iruhande, akaba ati ntabwo bishobora, wananiwe. Ako kantu nkumva kanyongereyemo imbaraga, ukuntu warushye nabishobora. Noneho akagira gutya akambwira ati ahangaha ndumva ariho bibasha kumirika, kora muri aka gasororo. Nkarya narangiza kujya avuga ati nta kintu uriye rwose, ati warushye kandi nahaze. Ibyo bintu ndabikunda, bintera peti, bintera imbaraga, bikantera na morale. Uyu mukobwa rero yaduhaye ibiryo, akajya akomeza akazana n'ibindi, akajya avuga ati ibi nabyo ni ibyanyu murabirya, nimusige rwose mutabiriye ibi biryo rwose n'ibi ngibi, dore n'ibi nabyo ni ibyanyu. Bihurirana yuko njya mbikunda. Imana iguhe umugisha. Kandi buriya wabikoze kuriya, uzajya ubikorera n'uyu muhungu wanjye, uzajya ubimukora. Jya umugaburira, umujyi iruhande, umukuyakuye, umuvugishe, umubwire uti aka gatoki niko katarimo umunyu mwinshi, umubwire uti nyamara tuninabuze, umubwire utuntu nk'utwo ko kugira ngo akomeze agira apeti, ava hano yarushye ariko tekereza umuntu wikorera ibibazo by'aba bantu bose. Urabona yorohewe, uburyo mu gitondo bose bamushyiramo akavaho nkajyaho, akavaho akajyaho, afite iby'abasaza n'iby'abakecuru n'iby'abasore n'iby'inkumi, abarongora n'abapfa, n'abasubira inyuma, n'abagwa, n'abo yakira, akaza gutaha. Nutamushyiriramo keya ntago azarya. Iyo bagiye kubasengera nange barabahamagara, kuko uyu nguyu aba ari revera nawe umwungirije. Hanyuma ndabishima Imana ko nongeye kukubona. Imana iguhe umugisha.
hanyuma nimumfashe rero nanjye nzabishyura icyo ngiye kubasaba, nimumusabire umugisha, Imana imuhe. Amen. Hanyuma rero kadusome ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfite ijwi ringoye, ariko mfite ibintu byinshi byo kuvuga. Ndavuga ibintu byinshi. Mukanzanire hano. Ndavuga ibintu byinshi. Hari ibintu nari ngiye kuvuga muri iyi minsi, Imana irambwira ngo nimbireke nzabivuga uyu munsi. Ngo bene byo baza none. Niba abakristo bamwe batuvuga b'uyu munsi, ngo bene byo niho baba bahari bose baje rero, abandi baraza mu kanya, nanjye ndabivuga. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana, abandika murandika. Nubwo nyine bamugani nk'uko umushobora wifuza aba hano, ntabwo mbona mudakunda kwandika, ariko abandika mwandike. Imyandiko igira akamaro, igira akamaro. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu, mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo wa mbere tugeze kuri 14. Ibyakozwe n'intumwa, turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa mbere tugeze kuri 14. Muri cya gitabo cya mbere nanditse ibyo Yesu yabanje gukora no kwigisha byose, kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru, amaze gutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agomba kubabonekera mu minsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu, ati ahubwo murindire ibyo data yabasezeranije, ibyo yababwiye, kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Isirayeli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya Yerusalemu, Yudaya yose n'i Samariya, no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo 2 baraza, barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono, uri bugufi bw'i Yerusalemu, nk'urugendo rwo kugendwa ku isabato. Basohoyeyo barurira, bajya mu cyumba cyo hejuru, aho Petero na Yohana na Yakobo na Andereya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yohana na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zelote na Yuda mwene Yakobo babaga. Abo bose hamwe n'abagore babo na nyina Mariya nyina wa Yesu na bene se, bakomeza gusenga n'umutima uhuye. Imana ishimwe. Insanganyamatsiko ni yayindi, ni ukugaruka kwa Yesu. Niyo twatangiye kuwa gatatu. Uyu munsi nibwo turi buse nk'abasoza
nubwo bidashoje ariko turasoza uyu munsi. Twababwiye umunsi w'Uwiteka uko uteye, nibyo twavuze caractère, twavuze imiterere y'umunsi w'Uwiteka. Tuvuga umunsi w'Uwiteka nk'uko abahanuzi bawuvuze. Uwo munsi w'Uwiteka turawuvuga tuyobowe n'Imana, dusanga dukurikije uko abahanuzi bavuze. Ni umunsi uteye ubwoba, ni umunsi uteye ubwoba. Zekariya yaravuze ngo uzaba atari ijoro kandi nta nubwo uzaba ari amanywa. Aravuga ngo ntabwo hazaba ari ikirunda cyangwa umucyo. Bamubajije bati none se utameze utyo uzaba ari umunsi umeze ute? Aravuga ngo uzaba ari umunsi w'Uwiteka wenyine. Yesaya aravuga ngo icyo gihe ngo uzaba ari umunsi wo kwambura bishyize hejuru abantu bose babibone, ngo babambure titere zose ngo bose, ngo uyu munsi nta rindi zina rizavuga, ngo hazavuga izina ry'Imana gusa. Amaso ngo witegereze, aravuga ngo umunsi w'Uwiteka ngo uteye ubwo, ahubwo hazabonesha abantu bavuga ngo uze vuba. Kuko ni umunsi uzaba ari umunsi w'icuraburindi. Hanyuma Zefaniya aramwunganira aravuga ngo ni umunsi wo gushyira ibanga ibintu abantu bakoze. Ariko birambabaza ko abantu batunze Bibiliya hanyuma ntibayisome, barangiza kuyisoma. Nabahaye urugero navuga ngo tumeze nk'abana basigaye. Abo bana ngo basigaye, papa wacu ariwe mubyeyi wacu adusigira icyumba kirimo ibyo kurya aricyo cyitwa Bibiliya. Kubera abana twigaburira ibyo dushaka. Dufata Bibiliya turayivangura, tureba ya mirongo iryoshye, tuba ariyo twakira, tuba ariyo tumira. Ya yindi ikomeye ifite akamaro turayijugunya. Birababaje, ntabwo ya yindi ikomeye wayisomye. Ikinyereka ko utayisomye ni uko aho ushyize imbaraga, mu gukora ibintu bizasiribangwa. Nibyo ushyizemo imbaraga. Ushyize imbaraga mu gushaka amafaranga, ariko amafaranga ngo azateshwa agaciro. Izi nzu twubaka, mu kanya umuntu akayubaka igisenge kimwe, akumva ashatse guhindura igisenge cya kindi kigezweho, agakuramo pave, agashyiramo amakaro, akagenda ahindagura. Ngo ibi byose bizateshwa agaciro. Umuntu aragura imodoka, yamara kuyicaramo, ufite ubushobozi akagura indege za zindi za chef prive, yamara kuyigendamo bakamusohora mu kinyamakuru ngo yakomeye. Ayiwe, ejo nahoze nsoma kuri interinete bariho bavuga ngo umuntu yakoze ubukwe babukorera i Paris mu Bufaransa, butwara miliyari 75. Uzajya kuri interineti nawe ubibone, sinzi icyo mugiyeho kureba ngo bwatwaye miliyari. Umusore n'umukobwa b'Abanyamerika baravuga ngo tujye kuko ngo bwamaze iminsi 5. Ariko ibyo byose abantu birukamo. Narabarebye, ndeba ako gakobwa nyine bambaye, ndeba uwo musore, ndeba ahantu bakiriwe, ngo bari bafite indabo zahinzwe mu murima w'Ubuholandi, ngo zari zifite uburemere bwa toni 2. Ariko ibyo byose, ibyo abantu bashyizeho umutima, yenda kuba mbivuze ahangaha, ufite agafaranga uri hano nawe arabwifuje, aravuga ati nanjye nzakora buriya kugira ngo yemeze abantu, ariko byose bizasiriba. Waravuze, uramamara, urakomera, utera abantu ubwoba, urakora cyane, ariko nagira ngo koreya wamamara, ngo nabyo igihe kizagera kwamamara kwawe Imana izibitesha agaciro. Nibyo mushyizemo imbaraga, kuraje.
twavuze rero uyu munsi iyo tugiye kuvuga uyu munsi ibyo tugiye kuvuga ku mpamvu zizagarura Yesu. Turakunda kuririmba, nicyo tugiye gukora. Tugiye kuvuga ku mpamvu zizagarura Yesu. Impamvu Yesu azagarurwa n'iki? Muvugira hamwe muvugira hamwe ngo azaza kutujyana, ariko mugira isoni nk'iruko ngo azaza, wowe urebe uko uteye, ibyo ubamo, ukubaho, ubuzima, ugatinyuka ukavuga ngo Yesu azaza kutujyana. Iyo korasi muzanayihindure, ahubwo uzajya uvuga ngo azaza kunjyana. Ntuzongere kubivugira mu gikundi. Yesu ntabwo azajyana abantu mu gikundi, ntibishoboka. Ndababwira impamvu zizatuma Yesu agaruka. Impamvu eshanu. Numva ko mfite ibintu byinshi. Ndababwira impamvu zizatuma Yesu zizagarura Yesu. Hari ibintu bamusabye gukora, aravuga ngo nimubyihorere. Yari bageze ahantu ngo barawusanga ngo yabibye amasaka, hanyuma ngo bukeye bahanyuze basanga hamezemo iki? Baramubaza bati se none se ninde wakoze ibi? Ninde wakoze ibi? Ati ni umwanzi wabikoze basinziriye, dore ibitotsi byawe. Baramubaza ikibazo cya kabiri, baramubwira bati none se turandure urukungu. Yesu aravuga ngo nimurwihorere. Ntabwo ashobora kuzaza urukungu n'amasaka bitarasobanuka. Bishoboka? Bishoboka. Yaravuze ngo nimubireke bigeze kuri wa munsi, ngo nibwo nzategeka ngo mbwira abakozi ngo nimurobane. Ariko yashizemo akantu ka fresh, akantu ka kanzu, akantu ka fresh agashyiramo. Aravuga ngo nimureke kururandura, ngo ahari rwa rukungu rwazahinduka amasaka. Uyu munsi niyo mahirwe ufite yuko wari umaze iminsi w'urukungu, ariko umaze kumva ijambo ry'Imana, ushobora guhinduka ihundo. Niyo mpamvu Yesu ataza. Burya wibwira ngo impamvu ataza ategereje ko cyagumbwa, ategereje ko rwa rukungu ruhinduka iki? Nicyo ategereje, nta kindi. Ntategereje ngo ubyare, ntategereje ngo wubake inzu, ntategereje ngo ubone amafaranga, ntategereje ngo uhindure karitsiye, ntategereje ngo ubone diplome, oya, dore icyo ategereje. Ategereje ko urukungu ruhinduka amasaka. Ariko ntabwo byose azahinduka amasaka, abazabyemera. Yego. Impamvu ya mbere izazana Yesu, mwandike. Impamvu ya mbere izazana Yesu, iya mbere azazanwa no guca intambara. Ariko ntibihite ujye muri iriya M23 cyangwa Israel cyangwa ya Ukraine cyangwa yo muri Sudani. Oya, azaza guca intambara ziri mu mitima y'abantu. Ngiki kintu cya mbere kizazana Yesu, kandi azazica zishire. Turabisobanura. Mwumva ko njya kure, munsengere ndajya kure. Azazanwa no guca intambara. Icya kabiri kizamuzana, aho haruguru mushyireho Yakobo 4 n'umurongo wa mbere kugeza kuri 6. Aho haruguru aho ngaho mvuze. Turaza gusobanura ubundi bitera intambara. Nibyo azaza gukiza. Icya kabiri azaza gukora. Turihuta. Icya kabiri kizamuzana, azazanwa no gutangaza ibiri mu mitima y'abantu.
kugira ngo nabaha ingororano batazajya gukompereninga bakavuga ngo waduhaye iby'ihene kandi turi intama. Azaza abanze abishyire hariya ku mugaragaro, ubone ibyangombwa by'ukuri ihene. Narangiza avuga ati ihene zirahemberwa hariya, ajya hariya. Azabanza abishyire ku mugaragaro, isi yose ibibone, isi yose ibibone. Azabanza abishyire ku mugaragaro, gutangaza abantu mu mitima yabo bafitemo ibintu. Yesu mbere y'uko ajyana itorero azabanza gutangaza, kugira ngo nanaguhemba iby'urukungu uvuga uti ibi nibyo nakoreye, kuko azaba yabishyize uko bikurikirana. Ibyo ngibyo cya kabiri murasoma muri Luka ibice 16 n'umurongo wa 15, Abakorino, urwandiko rwa mbere rw'Abikorino ibice 4 n'umurongo wa 5. Azabishyira inyuma byose, mubyambariyeho, ubikoreraho, ubihishemo. Umugore ntabizi, umugabo ntabizi, umwana ntabizi. Gusa icyo uzi ni ugukubita ukaza ukabyina ngo azaza kutujyana. Ubihishe azaza abanza abishyire ku mugaragaro. Ubimenye, ubimenye, ubimenye. Nta hantu, nta muntu n'umwe, iyo wanze kwihana ntiwanga no guhanwa. Icya gatatu azakora nyuma yo gutangaza ibiri mu mitima y'abantu, none hazahita ashyira ku mugaragaro ihene n'intama. Bibiliya iravuga ngo ihene azazishyira hehe? Ibumoso. Intama azishyire hehe? Icyo gihe azahita urukungu tuzahita turumenya, kandi bazaba bari mu madini. Ihene tuzazimenya. Ahangaha ndaza kuza kubabwira ibintu 7 biranga ihene. Ihene iba mu itorero, ndaza kubabwira. Urumva ko mfite akazi, ndababwira ibintu 7 biranga ihene ziri mu itorero. Ihene, ibintu 7 biranga urukungu ruri kano, ruryigaburo, ruririmba, ruvuga ubutumwa, urukungu. Mwandike Mateyo 13 n'umurongo wa 24 kugeza kuri 30, na Mateyo 25 31 aho ngaho niyo reference. Umva mbibabwiye kugira ngo nawe nugera mu rugo, akazi dufite uyu mwanya turi mu myiteguro. Umuntu ushaka kwitegura, nabwiye ngo ubutumwa mbabwira, mbabwira ubutumwa si ubwo gushinga imizano ku isi. Ubutumwa mbabwira si ubwo kurara aho twaririye. Ahangaha twarahaririye, ahangaha twahaboneye ibyo kurya, ariko ntabwo ari aho kurara. Aha ntabwo ari aho kurara. Nubwo mumaze iminsi mwumva ubutumwa bubabwira ibyiza bikorerwa ahangaha, ariko nubwo bihaboneye ntabwo ari aho kurara. Aho tuzarara harahari. Ubutumwa mbabwira ni ukujya aho tuzarara. Icya kane azakora amaze gutangaza, noneho gushyira ku mugaragaro ibiri mu mitima, hanyuma akagaragaza ihene. Nawe rwose ukabibona ukavuga uti kabisa ibyo kuri kw'Imana, nanjye ntabwo rwose ndi intama, ibyo byo biragaragara. Uhita ujya hariya. Ikizakurikiraho icya kane, ngo azatanga ingororano zikwiriye ibyo umuntu yagize gute? Yakoze. Rwose avuga ati mwino nguhembesha, vayo nguhembe. Wakoreye inkoni kuwa kangahe? Kuwa kane. Twaravuze ngo bazakubitwa inkoni zingahe? Nyinshi. Matayo 16:27,
Zaburi ya 62 n'umurongo wa 13. Abaroma 2 n'umurongo wa 6. Hanyuma icya 5 azakora mu gutangaza Abefeso 2 n'umurongo wa 22 haravuga ngo mubakwe ngo mube inzu yo guturwamo n'Imana. Ariko umuntu ashobora kubwira ngo ni inzu kubera ko twebwe tureba inyuma, ariko namara gukora ibyo byose azatangaza ku mugaragaro inzu ituwemo n'Imana. Inzu ituwemo n'Imana ku mugaragaro, inzu ituwemo n'Imana, inzu ituwemo n'Imana, inzu ituwemo n'Imana. Rwandiko rwa Petero yaravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima, mube inzu yo kubabwamo nande? N'Imana. Inzu yo kubabwamo n'Imana. Ubu uyu munsi ntabwo twayimenya, turazibona ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane. Hari igihe umuntu ashobora gutanga amafaranga, yamara kuzana amafaranga agenwe, uyu akaba yagira ngo uyu ni inzu yo kubabwamo n'Imana. Ariko uwo munsi Yesu azayerekana ya yindi ishinze ku rutare yo kubabwamo n'Imana. Imana ntishobora gutura mu manegeka, ntibishoboka, ntiyatura mu manegeka. Icyakora iyo uri mu manegeka, Imana iyo ishaka gutura iwawe igukura mu manegeka ikagushyira ku rutare kugira ngo iziture aho hantu. Yesu ashimwe. Iyi rero ni message natangaga, ngiye kubwiriza. Niyo mpamvu mvuye mu mwandike, n'ibyo ngiye kuvuga si ngombwa. Harandi kubishaka, message ndayitanze murayakiriye. No mwitera ndayitanga ntyo nindangiza mbwiriza. Ngiye kubabwira icya mbere mba aricyo mperaho. Kizazana Yesu. Nabwiye ko azazanwa n'iki bwa mbere, nambere. Guca intambara. Hariya twasomye nabarangiye muri Yakobo 4 havugwamo ibintu 5 bitera intambara. Buriya ari igihe mwatekereza mukagira ngo intambara iyo bajya kurwana bagafata imbunda, ntabwo babitangirira hariya bafata imbunda, biba byatangiriye mu mitima. Intambara itangirira hehe? Noneho kubera ko dutuye mu isi ikunda intambara, dutuye mu isi ikunda intambara, ubundi ikintu cya mbere gitera intambara ni ukwifuza kurenza imbago. Icyo cya mbere niyo nkomoko y'intambara. Ubundi nta muntu ubaho utifuza. Umuntu wese agizwe n'ibyo yifuza. Wifuza kugeraho, wifuza kubaka inzu, wifuza gushaka umugore, wifuza kugura umwenda, ibyo ni ibintu rwose wavuga uti jyewe numva nifuza iriya nzu, ugashakisha uburyo uzayigeraho. Ariko iyo wifuje bikarenga umupaka, ni ukuvuga ngo cya kintu kigeraho wangije ibintu byinshi. Nta serivisi n'imwe iba ku isi, nta n'imwe iba ku isi Imana itashyizeho uburyo bwo kuyigeraho. Niba ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, Imana yashyizeho umurongo wo kugira ngo ugere kuri icyo kintu. Ariko ikibazo biva hehe? Biva yuko umuntu yifuje gukora imibonano mpuzabitsina, noneho ntarebe ya mirongo ngenderwaho yashyizweho na sosiyete, ahubwo akabikora uko abonye akangiza byinshi. Ariko serivisi yose igira ibisabwa kugira ngo uyihabwe. Intambara rero nagira ngo mbabwire mwari mwabona mwese uruzi murarubona, muraruzi rube rutoya cyangwa rube runini. Uruzi nicyo kintu cya mbere cyisanzura, ariko nta ruzi rwisanzura ngo rurenge inkombe. Iyo rurenze inkombe rurangiza. Nawe niba ushaka kwisanzura, wirenga
wirenga imbaga Imana yagushyiriyeho. Dore bizana intambara ni ukwifuza. Witwa Ahabu yari umugabo w'umwami, ufite imisozi, ufite abagore, akagiramo na Yezebeli, akajya anyura ku ruzabibu rwa Naboti, akarureba akarwifuza. Aho ese ubundi ko yari umwami, iyo akurikiza ibisabwa uruzabibu rwa Naboti ntiyari no kurubona, ariko kubera kwifuza gusa akumva ko agomba kurugeraho, bamubwira ngo ni urwa Naboti, umugabo w'umukene ariko wubaha Imana. Arangije Yezebeli amugira inama. Dore bari babagira inama, mukazana intambara iwanyu, dore murazira abajyanama babi. Yezebeli bamugira inama, aravuga ati wowe Naboti turabanza tumwice, uruzabibu turwigarurire. Urumva kwifuza kurenza imbago wowe. Urifuza birenze imbago zawe. Wifuza amafaranga hariho procedure zo kuyashaka, hariho gahunda zo kuyashaka. Nta kintu na kimwe uhutaje ukayashaka. Nabwiye abantu ko ntuye hano mfite akazu ntuyemo kikagera ku muhanda, mfite akazu ntuyemo, ariko iyo nkicayemo na mukecuru wanjye ni inzu inkwiriye, ni inzu y'ubuhamya. Iyo nkicaye nkareba uburyo yatangiye nyubaka, mbona aho igeze, na n'uyu munsi nayicaramo ndyamye nkumva nta mutima uncira urubanza kuko ifite ubuhamya. Nakurikije ibisabwa kugira ngo nanjye mbone inzu, ariko wowe icyo urangamiye ni inzu, bagusandaza, bagutera sida, bagira gute ngo ni inzu. None si inzu uzabamo hejuru hasakawe n'umuvumo, iza kumarira iki? Abagore bagiye gusenga, bari abagore 3 b'abapfakazi. Baragenda bajya gusenga, babwira Imana, bagiye ku musozi barayibwira ngo Mana we ufite abagabo, duha abagabo, kandi nutabaduha ntabwo dutaha. Umva nawe, ufite abagabo bose barahari, duha abagabo. Bari 3 barasenga umunsi wa mbere, duha abagabo, urabafite ntubabuze, ntidushaka gusambana, duha abagabo, nutabaduha ntabwo dutaha. Umunsi wa mbere urarangira, umunsi wa kabiri urarangira, urumva, umunsi wa gatatu urarangira. Imana irabareba. Ku munsi wa gatatu bigeze nimugoroba, haza umuntu uje gusengera kuri uwo musozi bari bagiye gusengeraho. Imana iramubwira ngo mbere yuko usenga agenda ubwire bariya abantu batahe, hanyuma nimagera ugende ubabwire ngo buri wese icyo yasabye arakibonye, ariko nacyo kizamumarira. si yo masengesho. Aragenda arababwira ngo nimutahe, ngo ibyari yabazanye kuri umusozi murabihawe, ngo ariko buri wese ntacyo biza mumare. Baraza ko kubabona abagabo. Icyaje kumbwira ko ariko Imana yababwiye, hashize iminsi itari mikeya, umwe twashingiye araza arambwira ati paseri, ati ngwino mu rugo dufashe, mu rugo rurenda gushya. Wa mugore ati tabara. Nuko ndatabara njyayo, turara mu bibazo we, ndagerageza ndinginga. Ngeze saa 7 z'ijoro mbona nananiwe. Umugore arambwira ati ariko paseri, ati twe kwirirwa tukurusha, ati uyu mugabo naramusengeye, ati wowe witahire, ati genda naramusengeye, ati umaze kumusengera, ati Imana irambwiye ngo nimujyane ariko ntacyo azamarira. Ati gusumva Imana yarabivuze, kandi n'uyu munsi aho umwari igihugu yagiyemo n'undi icyo yagiyemo, buri wese abahiga undi, kandi hagati hari umupaka. Kubera iki mwarasaba mugasaba mwarenze inkombe? None ibyo wasabye kubera wasabye warenze inkombe, nibyo byakuzaniye intambara, nibyo byazanye intambara iwawe, kubera ko wasabye hirya warenze inkombe. Icya kabiri gitera intambara, kizana intambara, ni ubugugube, kuba ingugube, ubugugu.
ingugube. Ababura 13 n'umurongo wa 5. Petero wa 2:2-3. Ingugube. Iyo ari ingugube, reka mbabwire gatoya nihute aho njya nkomeze. Iyi ngugube yahuye n'inguguzi havamo intambara. Ingugube yahuye umugati ufitwe n'ingugube. Murahuye ufite uvuye kuwugura, uhuye n'inguguzi. Rero reka muburwanire, ahubwo mureke no kuwurya mukandagire, kuko n'inguguzi n'ingugube. Icya gatatu gitera intambara. Icya gatatu gitera intambara ni ishyari. Ishyari. Bafilipi 2:3. N'urwandiko rw'Abikorino 13 ureka umurongo wa 4 kugeza kuri 5. Ishyari. Icya 4 reka nikomereze. Icya 4 gushaka kubona serivisi ariko tujuje ibisabwa. Gutegeka kwa 2:8 ku murongo wa 1 kugeza kuri 4. Hanyuma icya 5 gitera intambara ni ugushaka guhazira ry'umubiri. Izi ntambara umva, nugenda ugasaba amakuru, ukareba amakuru y'intambara zose zuziza zarenze imipaka zikaba. Iyo rero za ngugube zahuye n'inguguzi, noneho zigahura n'abandi bantu bazi kogeza. Uzi ko hari abantu babona abantu bashyamiranye, ingugube yahuye n'inguguzi, abandi bakavuga agahita ajya ku ruhande rw'ingugu, ubundi akajya ku ruhande rw'inguguzi, bakatangira bakarwana, bikazavaho bikagenda bikagera, bikazafata n'imbunda, bikazazana ibihugu, abantu bose bakajyamo kubera ko habonetse inguguzi n'ingugu. Naho intambara ziva ntimuzishakire kure ngo uvuge ngo bararasana bapfiki. Byatangiriye mu mitima yabo, none bigiye bisohoka bijye hanze. Ariko Kristo agiye kuza arangiza intambara. Dore uko Kristo azazirangiza. Ubundi umubyeyi mwiza iyo asanze abana barwana, agasanga abana barwana bapfa ikintu, iyo ari umubyeyi udashaka kubatera ishyari, abigenza ate? Arakibaka bose. Nguko uko agiye kuzisoza. Umuntu aje akagenda agashaka umurima mwiza, akawutunganya, akagiramo ibisabwa, akagiramo ibikenewe byose, yarangiza akazana abantu akabashyiramo, akavuga ati mugende muture muri iriya sambu, narayishyuye, ntacyo mbasaba, ibiribwa birimo, aho kuba harahari, ibintu byose birahari. Hanyuma bamara kugera muri iyo sambu bagatangira bakarwana kugira ngo bayibanemo. Nagira ngo mbabwire, iyi si uzasome muri Yobu 41 n'umurongo wa 3. Iyi si abantu bari barwaniramo, umwe avuga ngo nahanjye, undi ataha nahanjye, iki ni icyanjye. Nagira ngo mbabwire, ninde wagize icyazana? Sintizanye twese dufite. Kubera rero mwese muri murwanira intizanyo. mwatijwe ikintu, none muri bo murakirwanira. Dore uwakibatije agiye kuza kibambure mwese mu kibuga. Yanengere akurengera mu byandese. Kane gitaga muzi kwishuka we. Abantu b'iki gihe rero, kubera n'abahanuzi bagende babangiza mu bwenge byandese. Yanyemuye amafaranga. Wakuye baragutije, uhura n'inguguzi, none nawe uri ingugube. Ngaho reka intambara zibereye. Kubera ko umuntu afite abamushyigikira. Buri nguguzi ifite abayiri inyuma, mubimenye nawe no mu buyobozi. Niba uyoboyemo inguguzi ifite abayiri inyuma, niba uyoboyemo ingugube zifite abaziri inyuma, intambara zizatangira aho ngaho. Ngicyo Yesu rero agiye kuza gutirura.
Mwanyemereye? Mwabyumvise? Agiye kuza kugira gute? Umva, agiye kuza kugira gute? Agiye kuza kugira gute? Yarabatije, agiye kuza gutirura. Ikibazo rero nuko azasanga aje gutirura, agasanga ibyo yagutije uriho urabirwaniramo. Yagutije umubiri, wamuhaye iki kugira ngo aguhe umubiri? Niki wishyuye? Hari fagitire yaguhaye kugira ngo ufite umubiri. Ubuzima uraho, uri umugabo, urapima ku munzani bugaca ukabona ibiro byiyongereye. Hari icyo wishyuye kugira ngo ibyo biro bigezaho. Hari icyo wishyuye kugira ngo ugeze kuri iyo myaka. None ugiye kumara iminsi yose umaze uriho urwanira ibyo watiye. Urumva icyo agiye kugusangamo? Urarwanira iki? Ni icyo urwanira. Bo, njyewe narivuze message, komeza urwane, azasanga ukirwana, ariko urwanira intezanyo. Ngiye gusa nkusoreza ahangaha. Ariko mvuga iki cya kabiri niyo kugisobanuraho cyane kugira mu iteraniro nze guhera ku cya gatatu. Bya kabiri. Icya kabiri no gutangaza ibiri mu mitima y'abantu. Kubera iki Imana igomba gutangaza ibiri mu mitima y'abantu? Impamvu izabitangaza. Abantu bakunda gukomplayininga cyane. Kubera ko agiye kuza gutanga amanota. Itabitangaje ngo bishyire ku mugaragaro wa komplayininga. Ukavuga ngo ngiye kuki mu mpaye ibihembo by'ihene nari intama, ariko izaba bishyize hehe? Ku mugaragaro. Kuki giye mutanshyize mu kigega, mutampunitse mu kigega, kandi ndi ihundo ry'isaka, shyire ku mugaragaro, dore wari urukungu. Nukuragira ihene. Nukuragira ihene. Wacu hari umugabo witwa Mbanza avuga akagira izo hene, yari yaroroye ihene. Noneho zimwe akanazahura zizinze ukuguru gutyo. Ariko zihene inakubagana izinze ukuguru. Ikajya igendesha amaguru atatu, ariko ikanga ikaje, ntago wazishobora. Turaza kuvuga ibimenyetso birindwi biranga izo hene. Hanyuma nusanga nawe ubifite, hanyuma utuze ubwira Imana uti mbabarira, nkuramo izi adeni, nkuramo izi ndangagaciro, nkuramo izi uyu mugayo uranga ihene, hanyuma nanjye ndashaka kuba intama. Izina ry'Imana rihabwe. Dusenge. Buriya se ntabwo twasenga? Numva twasenga? Numva ari ikintu wasaba Imana? Numva ari ikintu wasaba Imana? Umuntu wumva hari ikintu yumvise yasaba Imana, nangirire gutya twumva. Umuntu wumva hari ikintu yasaba Imana, Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Imana haguruka, haguruka. Ubu niba wari uri muri icyo cyiciro cy'ibyo bisimba, ugiye mu ntama. Kuko Imana ni inyambabazi. Irakicaye ku ntebe. Nawe haguruka. Hari umuntu wumva ushaka kuva muri iryo shyirahamwe ry'izo hene, wanga ko abantu baguseka bari mu rusengero, ariko uzasekwa n'isi yose. Nicyo kibazo. Imana iguha umugisha nawe mushiki wawe. Imana iguha umugisha nawe. Guha umugisha. Nimuva muri iryo shyirahamwe, Imana ibaha umugisha. Nta wundi. Komeza wikinge muri ako gatitire. Komeza ukikingemo, ariko mbere y'uko bikunda,
mbere y'uko Imana ibishyira ku mugaragaro tuba dutitira izabanza. Njya nkunda abasirikare rero baca urubanza. Iyo bagiye gucira umusirikare urubanza, yaburanye yakoze ibintu by'amanyanga, bashyiramo n'itegeko rivuga ngo tumwambuye impeta zose za gisirikare. Buriya ikizabaho ni uko ibyo ngibyo wikinzemo bazabanza bavuge bati tumwambuye kwitwa umuririmbyi. Aho uzasigara ureba he ko mu bakristo bazaba batakikwakiriye. Tumwambuye kwitwa umudiyakoni, impeta tuzikuyeho. Uzasigara ureba he? Muze bana, muze ha, muhindurirwa amazina. Muze sha, Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Muze bana banjye, muze hariya. Muze tubarambure ibiganza. Pastor Simon, aba bantu basengere basabira umugisha, bahisemo neza kandi bemeye kurebwa n'abantu bari mu rusengero ngo kubera ko bavuye mu cyiciro bagiye mu kindi, ariko bikinze kurebwa neza. Imana ibahe umugisha. Mu ijuru nuko tugenda. Ntuze kwibwira ngo tuzafata indege. Ntabwo tuzafata Air Rwanda cyangwa Rwanda Air. Ntabwo tuzafata Sabena. Ntabwo tuzafata Ethiopia. Dore uko tugenda no kuruhu. Iyi niyo ntambwe yo kujya mu ijuru. Ntutegereze. Ntabwo tuzajya Nyabugogo ngo dufate bisi. Oya, ntabwo tuzajya hariya kurya nyuma ngo dufate bisi again. Ntabwo tuzayisana. Dore inzira ijya mu ijuru ni iyi ngiyi. Iyi niyo tike, iyi niyo bisi, namwe mwinjiyemo. Hanyuma gusibanganira, nimurangiza kubasengera, hanyuma muzagumemo. Utwaye ni Yesu, nimwe murazabagezayo.